nagendaga kubyara ku Muhima seyashika nkurira varize ngenda gutya ndagira nkubwire ngo y'Imana igushaka ntabwo ibiri nziri kunyuzamo ariko nashaka kumbwire ngo niba Imana izakugira igikoresho irabanza ikagutunganya yarangiza ukicara ahantu ukabwiriza abantu isi yose ikakubona Imana ishimwe isi yose ikakubona umuntu akavuga ati hari nanjye ubuzima Imana yabasha kubunkuramo ahari nanjye ubwo meze gutya haleluya hari ikintu Imana yabasha gukora ku buzima bwanjye Imana itugirire neza ndangije njya kubyara umwana wa mbere mu 2010 umwana wa kane nta mituweli nta mwenda w'umwana birangira nza hano ukagomba umusitari nyine wangu ati nta myenda w'umwana ntaki birangira ntaki nta umwana wanjye baramufasha bamushyira mu mwenda wundi w'abatrave abantu bakunda kwambara gutyo birangira rero nongeye kandi ndabyara namaze imyaka 3 mu nzara ariko najya nkubwire gutabara ntabwo nababwiye ukuntu bankuye ku murongo w'imbere muri korari nabwo ndabigeraho Imana ishimwe kandi tugire neza bigeza umuganga maze kumbwira gutyo njya mwifuye ry'Imana avuga ko Mana kukibiwe wabite ko nari umugore uzi gukora ngiye mama iranzi gucuruza bimeze gute naje ndambwira nti reka nkubwire muga nukuri okay uri muri lisansi yeshwa kuhembwa wenda 25 cyangwa 300 ariko ngewe ayo mafaranga mureba gutya nabwo ayo mafaranga nayakoreraga mu minsi 2-3 ngewe nyunguka ngushatse kuvuga ushaka kuri umurokore ngiye ndi umurokore ntabwo rero kuba nta mwenda w'umwana nibihe byangereyeho akavuga ati okay nta kibazo ariko nyuma yaragarukaga buri wavuganye n'Imana igushize mu ishuri ryayo haleluya umurimbyi yaravuze ngo iragukaranga ntigigushiririza igenda ishyira mutuntu bikavuga ngo ahatari umwuka w'Imana abantu babiki ibyigenge Imana itugirire neza nakundaga kujya gusenga nanyweye akantu kamwe nkayekenya inturusu gutyo n'ako kantu nakoraga ariko wicaranye n'umuntu ntabashe kuba yabibona niki haleluya ariko Imana ishaka kuzaduha ubugingo Imana ishaka kuzadushyira handi hantu haleluya ho mumaro hari ahandi hantu ibasha kugukura Imana itugirire neza buriya baririmbyi n'abana beza cyane ariko nibikugeraho ujye wihangana ugume mu muhamagaro Eri amaze kubwira Hana amubwira ngo wa mugore uzageze isindwe ntabwo yise amubwira ngo ya ndakwiyamye n'ibiki ngo ntabwo uzi ikibazo mfite abantu benshi baheje ku musozi no gusuzugura no kudahagara mu gihe barimo yuzi igihurimo yuzi ishuri rimo haleluya ubasha kujya gute kwihangana Eri yaramubwiye tuzagezwe isindwe ryawe yaramubwiye ijambo ribi ariko Hana ari mu mwuka w'Imana haleluya Selemani adusura muri korari dusenga twasize amasengesho y'imisi 2 y'ijoro ndabyibuka ntago nzabyibagirwa ahantu ari Imana imuhumugisha ngiye nkunda abahanuzi ndabakunda hari igihe umuntu ajya gusenga bagasoma Bibiliya kubera inzara kumva ni nk'inyamateka ariko kubera ko hari ibintu babiri ku mutima w'Imana hari ibintu bundi bitanditse muri bere ko biri ku mutima w'Imana bito nuko baye hafi y'Imana umuntu zakakubwira ati humura mwana wanjye nzakugaburira uzashira inzara haleluya nzakugeza handi hantu utabasha kugera Imana ishimwe ibyo bintu Selemani arabimpanurira nanjye ahantu nari ndi inyuma niki okay nari mbaga Irembo ryera TV Irembo ryera TV Reka mbasuhuze shuti mudukurikira ku Irembo ryera TV tubifuriza ibihe byiza aho muherereye hose no kuvuga abari mu majyepfo no mu majyaruguru kandi inshuti zacu n'ubundi ziri mu bihugu by'Uburayi bari muri Amerika bari muri Aziya ndetse n'abari hano mu mujyi wa Dubai mwese abari Kampala na Kigali mwese tubifurije ibihe byiza ariko inshuti zacu nanone ziri hano Bujumbura Iminembwe mwese namwe nimwumve mikaze kuri televiziyo yacu Irembo ryera hanyuma ntabwo turi twenyine turi kumwe n'umushyitsi aje kuduha ubuhamya yabonye Imana kandi ayibona nyine imukorera imirimo nibitangaza rero ndagira ngo rero namwe mbaha ikaze ariko kandi nanibutsa n'abadukurikira gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu buryo bwiza kandi bworoshye rero ukomeze kugira ibihe byiza kandi ukomeze kubana natwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi Yesu aguhezagire ndagira ngo rero musengere hanyuma namwe mukurikire mwumve ibyo agiye kuvuga Yesu abaha umugisha Mana turagushimira kuko ugira neza kandi ukagira neza bugacya bukira
ukomeze utari ukomeye, uhumurize uwari unaniwe, nutameze neza umuhe kumera neza kuko ari wowe ubitanga. Urakoze yuko ukoze ibirenze ibyo usabye mu izina rya Yesu, amen. Karibu. Haleluya. Amen. Yesu aduhana umugisha. Nezerewe Imana aka kanya nanone kandi nezerewe Imana uyu mwanya. Yego. Imana ishimwe. Namazina nitwa Barakagwira Beata. Yego. Ndi umubyeyi ndubatse mfite abana. Yesu atugirire neza. Ntabwo ari ubwa mbere tuje hano, ni inshuro nyinshi cyane turi kugenda tuvuga Imana. Imana ishimwe. Rero ni kuba nicaye hano ni inyungu zanyu cyane, ni inyungu z'Imana. Imana ibifitemo inyungu, namwe mufitemo inyungu. Rero ndabakiriye, Imana ibagirire neza. Amazina nayo data na mama banyise Barakagwira Beata. Irizwi cyane ni mama Elia, mama Sifa. Imana iduhana umugisha. Rero tujya tuza hano, tugira ibintu byinshi Imana yagiye iduha. Buri umuntu iyo yize aba afite ubumenyi bwinshi cyane. Yesu atugirire neza. Ngira rero ubuhamya butandukanye, buhamya ahantu Imana yagiye idukura kugira ngo izi saha tube twicaye hano. Abantu badukurikirana, abantu bamwe bafashwe, abantu bamwe bave mu byo barimo, abandi biyongere mu kwizera, abandi bagire gute babashe kwakira Yesu n'umwami. Imana ishimwe kandi tugire neza. Rero ntangiye ngiye gutangira nsenga Imana kugira ngo Imana imanure imbaraga ku buzima bwacu. Njya nkunda kubwira abantu Imana itamanutse ku buzima bwanjye nta kintu nabasha nabwira abantu. Ahari natekereza ibyo nasize mu rwari, natekereza ubuzima ndimo, ahari byaza ukundi kuntu, ariko y'Imana imanutse ku buzima bwanjye, umwuka w'Imana kamanukira, mbasha kuvuga nshize amanga niko Petero yavuze, mbasha kuvuga iby'Imana yabashije kunkorera. Imana ishimwe. Kandi nawe Imana itabanye nawe, Imana ishimwe. Imana itakumanukiye ngo igufungura amatwi yaba y'umubiri ndetse n'umwuka, ntago wabasha kugira gute kubasha kumva ibi byanjye. Reka rero dusenge Imana, kandi Yesu nzi ko ari bubane natwe. Data mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro, Imana ikomeye, haleluya, Imana y'imbaraga n'ubushobozi, haleluya. Turagushimye nanone uyu mwanya, nuhabwe icyubahiro. Dushimye imbaraga zawe, dushimye imirimo yawe itangaje wakore hagati muri twe, nuhabwe icyubahiro. Nanjye rero aka kanya ndongeye kandi ngaragaye hano muri iyi kamera, mbwiriza abantu, nongeye kugaragara none imbere y'abantu, mwami w'abami, mvuga ineza yo, mvuga kugira neza kwawe, kandi nzi yuko ujya ubasha kugira ngo ufungure imitima y'abantu kandi bakabasha kumva ibi bintu. Ndagushimira kuko uhanshyikije Data wera, ndagushimiye ko ugiye kubana nanjye, ndagushimiye ko uteguye imitima y'abantu ikaba igiye kumva ibintu, ikagira ahantu iri buve n'ahantu ibasha gushyikira. Ndakoze, ndagushimye rero aka kanya ngiye kuvuga umanuke ku buzima bwanjye, ntaba ari njyewe mama Elia, ahubwo imbaraga z'Imana zimanukire ku buzima bwanjye. Urakoze, urakarama kubw'umuteguro mwiza, kandi ko ari icyo ukoze mu izina rya Yesu, amen. Yesu rero aduhana umugisha. Mbere yo gutanga ubuhamya hari ijambo nifuje ko twabanza tugasoma, Yesu akaduhana umugisha. Ni amagambo aboneka mu maganya ya Yeremiya, maganya ya Yeremiya ibice 3, umurongo kaduhere ku 31. Haravuze ngo, kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka. Imana ishimwe. Kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, naho yamubabaza, naho yababaza umuntu, ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. 3, kuko atazanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Imana ishimwe, haleluya. Reka nsubire muri aya magambo, harukundi kuyumva ukundi, reka nongere nyasubiremo. Amaganya ya Yeremiya ibice 3, umurongo wa 31. Kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka,
naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. Imana ishimwe. Kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Yesu atugirire neza. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Aya magambo ujya nkunda kuvuga nsomye ijambo ry'Imana, nkavuga ngo ndumva ndushije uburemere, ndumva ndushije ibiro, ndumva ari amagambo andyoheye, ambyibuhije ukundi kuntu, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ni umutsima utera iki? Utera imbaraga. Abarushye n'abaremerewe iyo basomye ijambo ry'Imana bararuhuka. Twagiye tunyura mu bintu byinshi cyane bitandukanye, tukajya ahantu hatandukanye heza cyane, tukabona n'abantu benshi cyane batandukanye bakaduhumuriza, ariko wagera mu rugo kubera utigeze wakira umwami Yesu n'umukiza, kandi nanone agahinda kakongera kagaruka. Imana idutabare kandi tugirire neza. Nge rero uri hano mama Elia cyangwa Beata, nshimye Imana ko nicaye hano. Kuba nicaye hano si ubwa mbere si ubwa kabiri, ahubwo ni inshuro nyinshi. Ni ibintu Imana yagiye itubwira, ibintu bikomeye mu gihe gikomeye. Ndashaka kumva iryo jambo. Hari igihe Imana ikubwira ibintu bikomeye uri mu gihe gikomeye, ntubashe kubyakira. Imana itugire neza. Ubuhamya bwanjye bushingiye kuvuga ngo imbabazi z'Imana cyangwa kurengerwa n'Imana, cyangwa cyangwa Imana itakurengera, nta muntu wakubasha kukurengera. Imana ishimwe. Rero kuba turi hano ni ibintu Imana yagiye ivugana natwe kera, ariko tukawumva ni ibintu tutabasha gutekereza. Imana ishimwe. Imana ikakubwira ati uzaba umukozi w'Imana mu rundi rwego rutandukanye. Avuga ati Imana, umukozi w'Imana ni gute? Ahantu ndi ntabwo ni nyagambura, ahantu ndi nta kintu mbasha kuvuga. Ese Imana nzaba umukozi w'Imana gute? No gusenga ntabasha kubivuga. Ariko Imana ishimwe yuko yatumenye kera cyane tutaraba urusoro mu nda zaba mama. Imana ishimwe. Nshuti unteze amatwi, mama unteze amatwi, papa unteze amatwi, wa musore we, abantu muri mu bihugu bitandukanye cyane, ndashaka kukubwira ku mbabazi z'Imana. Haleluya. Twagiye tubara mu bintu bitandukanye cyane, umuntu akakubabarira akakuvuga tumva niwongera ntabwo nzakubabarira. Twagiye duhura n'ibintu byinshi cyane bikadukomeretsa, ariko ibyo bintu nta kintu byigeze bigira gute bibasha kutuma, nta hantu twigeze tugera. Ariko tumaze kwakira umwami Yesu n'umukiza, Yesu abasha kutugira neza. Imana ishimwe. Ukumva urabohotse, imbabazi z'Imana zikakugeraho. Haleluya. Ukumva ubwiza bw'Imana, ukumva wirekuye imbere y'Imana, ukumva bya bintu wari wikoreye. Imana ishimwe. Ukumva Imana irabigutuye, ukagenda umeze neza. Imana ishimwe. Rero ngira ubuhamya butandukanye, ariko reka mpera ahantu Imana yankuye. Imana ishimwe. Reka mvuga ahantu Imana yankuye kuba nicaye hano. Ntabwo data na mama habahicaye, hari n'ikindi gihe nanyuzemo simbe nakahicara, ariko ndashaka kukubwira igitumye nicara hano. Imana ishimwe. Yego, ngewe mu buzima busanzwe navuze ko ndi umubyeyi, ngewe mfite abana 8. Mfite abana 8. Imana ishimwe. Abantu bajya babaza ngo kubana bimeze gute niki? Okay, nanjye harabona byaye bintunguye cyane. Nashatse mfite imyaka ngiye 19, mitambyara ndabyara. Yego, abana ni umugisha kuko ari umuteguro w'Imana. Imana ishimwe. Nge rero navukiye mu karere ka Kamonyi. Karere ka Kamonyi ahahoze ari komine Musambira. Rero namye ndi umudivantiste, nsenga Imana bisanzwe, ariko biba ngombwa ko nza mu mujyi wa Kigali. Ndashaka kukubwira ku mbabazi z'Imana. Imana ishimwe. Ukuntu Imana ibasha kugira umuntu imbabazi yonyine, nta kindi kintu ihereyeho. Imana ikagutabara, nta miryango ikagutabara, nta mashuri, ariko kubera yuko Imana iba yarakuvuzeho kera. Haleluya. Ikakuvuga ikavuga ati wowe uzicara muri studio gutya ugira ikintu ubasha kujya gute kubwira abantu. Imana itugirire neza. Rero nkomeza mba ndi umudive, manza muri Kigali mba umudivantiste, nkomeza nsenga ndirimba muri busanzwe, ariko nkumva ni ibintu bisanzwe nyine. Bibiliya umuntu akayisoma. Ndashaka none kubabwira ku mwuka wera. Imana ishimwe. Buriya iyo umuntu agira imbabazi n'Imana, hari ikindi kintu gisimbura ibintu afite muri we, hakongera hakazamo ikindi kintu. Njya nkunda kubwira ntabwo ibintu twabasha kubyishoboza, ahubwo hari umufasha wa undi Yesu yabwiye intumwa bwa ati mva mugume hano,
hano nubwo ngiye haleluya nzaboherereza undi mufasha. Imana ishimwe. Bishatse kuvuga ngo ukeneye umufasha. Imana ishimwe. Ubwo ndavugana n'abakristo mu matorero atandukanye, hari umufasha ukeneye ku buzima bwawe. Nanjye nk'uwo nabonye nabaga mu matorero atandukanye, ariko nakunze kuba mu itorero ry'abadive, ndibamo igihe kinini cyane. Nkakunda kuba ndi mu iteraniro. Ubwo ntangiye kwinjira mu muhamagaro, ariko nakundaga ijambo ry'Imana. Haleluya. Abantu b'Imana mujye mukunda ijambo ry'Imana cyane. Ijambo ry'Imana ni ijambo n'ubuzima. Ijambo ry'Imana umuntu hari gusomera, wawe ufite umwuka w'Imana wamufasha rikamanuka rikagira ikintu rirema. Imana ishimwe kandi tugire neza. Rero mbaho muri ubwo buzima, ndi umudivantiste, nkakunda kujya mu rusengero, yewe nararirimbaga hano Kagugu, nakoreye Imana ndirimba, ariko bikagera igihe nagira abantu b'abashyitsi barokore bakaza kunsura, bakagira igihe dusenga, bakambwira ngo ngo uko tweretswe ngo uri umukozi w'Imana. Nge napingaga ibintu by'abarokore cyane, navugaga nti ari ijambo twakurikizaga ryanditse muri Bibiliya mu Batesalonike avuga ngo Imana yacu ngo ni y'amahoro ngo si y'umuvurungano. Imana itugire neza. Kwa kundi basenga bafashwa bajya gute, ngiye simbikunde, ariko Imana yabonaga ko nanjye nzabijyamo bikangira umumaro bitewe n'igihe nari ngiye kujyamo. Imana ishimwe. Bakansura tugasenga Imana, abarokore batandukanye. Nakunze kuba mu Kiyovu, Kagugu, Batsinda, n'abantu banzi cyane mama Eliya. Bakansura mara kunsura kambwira ati Imana itweretse ubu umukozi w'Imana, Imana itweretse hari ubundi buryo igiye kugukoresha. Ubundi buryo bumeze gute? Bava ngo mu mwuka, ubundi buryo bumeze gute? Ndaririmba ngende ndirimba ruto, ngewe nta byaha bindi mbamo ntaki. Nukubera iki ibyo bintu muri gushaka kubimbwira batoke natwe nuko Imana igize gute ibashe kuvugana natwe. Nkabasezera bakagenda, bikagera igihe nkajya mu giterane cy'abarokore bakantumira, ndashaka kuvuga ahantu Imana yankuye, naho nabandi bagihari sinzi ibyabo, ariko buriya njya nkunda kubwira abantu ngo aho ingemwe zigemekewe ntabwo ariho zigemurirwa. Imana ishimwe. Reka ngasubiremo, aho ingemwe zigemekewe ntabwo ariho zigemurirwa. Bagenda barukuramo bakarushyira hari, bakagenda barukuramo bakarutatanya, kandi zikabasha kugira gute kwera imbuto nyinshi. Imana itugire neza. Natarabuka gake nafite inshuti cyane z'abarokore, mbwira abantu mujye mugira inshuti nziza zo mu maro. Mwe yageze kuvuga ati mbwira umuntu mugendana nkubwira uriwe. Imana ishimwe. Ubwo ndavugana n'abantu bakiriye agakiza, ndavugana n'abantu haleluya basogonye bakumva ukuntu Yesu agira neza. Ushobora kugira inshuti mbi cyane zikakujyana ahandi hantu cyangwa zigakukuramo ibindi bintu. Imana ishimwe. Noneho nkagenda njya gusenga mu barokore gutya, ariko Imana igakunda kubimbwira. Bigera igihe Imana insanga nijoro irambwira ngo ndashaka kuva mu badive nkazaguha ubugingo. Ndashaka ko mva mu badive ukazampa ubugingo. Ubugingo ni iki? Ntabyo narinzi, ntabyo neza sega gutya bisanzwe. Mbese sabato nuko naragiye ntayubahirizaga kubera iby'urugo ntari impuje n'umutware, bikananira n'iki byose. Mbese ariko nge nabaye n'ubuzima nkumviza batirandemera, nkuvuga se uko numva ntabishoboye bimeze gute niki. Ndashaka kubwira ngo Imana izahana izagutereka hazaguhesha ubugingo. Imana ishimwe. Ntabwo ibintu by'umwuka cyangwa ibintu by'Imana ari ibintu byagute bihatwa, ahubwo Imana yo irazi ikakwitoranyiriza. Haleluya. Ikakwitoranyiriza avuga ati mwana wanjye ndashaka kugukura hano nkagushyira ahandi hantu kugira ngo ngire icyo nkugira cyo. Imana ishimwe. Nkomeza rero mba mu badivantiste, mbabamo gutyo, ariko bigera igihe Imana iransanga ndavuga ati ndashaka kuguha agakiza original. Imana akunda kubwira ngo agakiza original bwa original. Hariho na pirate. Nkavuga hariho na pirate bimeze gute? Bikagera igihe nkarota ndi kuguruka, bikagera igihe nkarota mbese mvuga indi, nkavuga se Mana ko nize ngiye amashuri 6 y'Igifaransa ndi kuvuga, urimi ndi kuvuga rumeze gute? None nkasanga bene data nkababaza nti se nakuna kubaza umudamu mama Uwera Batsinda, nkuramubaza ese mama Uwera ko ndota meze gutya, ariko ko yari yabintanze bakambwira ati mama Eliya hari ukundi kuntu Imana izakugenza. Imana ishimwe. Rero ndi ku ijambo rivuga ngo kugirirwa imbabazi ni Imana, cyangwa Imana kugira ahantu igukura ikagira ahandi hantu igakubishyiza, hakabera abandi bantu inyungu, nawe hakakubera inyungu, ndetse n'Imana. Imana ishimwe. Nkomeza rero gutyo, bigera igihe noneho sasa Imana iransanga ngo ngiye kuguteza iki? Uburwayi.
kugira ngo winjire aho hantu Imana akundaga kumbwira ngo umugandi gakiza original si ukuvuga aho narindi nta bintu nakoraga runaka ntaki bihambaye by'ibyaha ariko hari utuntu najyaga niyumva mane maze iminsi numva ikiganiro cya Mpyisi avuga ngo nigisha abantu nabi ukuntu runaka n'ikase binashatse kuvuga n'iki ariko buri umuhamagaro w'Imana haleluya ni umuhamagaro mwiza cyane Imana ishimwe naricaraga ndi mu itorero nkajya nkumva utuntu tunjeho kuko ngiye mu buzima busanzwe nkunda ijambo ry'Imana naho twagiye turererwa ubuhanuzi nabwo ubuhamya niki ariko mu buzima busanzwe ngewe nkunda ijambo ry'Imana cyane ndarikunda noneho hagira umubwiriza ari kubwiriza akabwiriza nkumva ndafashe nkumva rutuntu turi kugenda tunzaho nkasa nk'uwikanga gutya narebe inyuma nkabona mugenzi wanjye wameze gutya ariko nkumva ndi gufashwa nkumva ijambo riri kundyohera haleluya nkumva ndi kuryoherwa n'ijambo ry'Imana nkavuga ariko se tuno duke nkumva shatse guterarura kwase najya kuya haleluya gutya murakata ceceka kavuga sibi nibiki bigera igihe bibaho buri gihe kavuga se Mana ibi nibiki bimeze gute Imana itugirire neza haleluya ariko nkumva ibintu bishatse kumfata nkaberwa ibyari byo noneho kira kiganiro cyampyisa kinyunjeho ndavuga suriya muntu konzi ko ari umuntu wacu niki ari umupasitoro mu adventiste bira binakunda kuvuga nibiki Imana ishimwe kandi tugire neza haleluya ndavuga se nukubera iki yabwirije abantu ngo akababwiriza nabimeze noneho umwuka Imana ngiye waransanga arambwira ngo ntabwo ari abantu ngushaka kandi agaruka inshuro nyinshi Imana itugirire neza bigeze aho nkomeza ninangira kumba Imana ngiye yaranshakaga kuba nicaye hano kuba Imana yashakaga yuko impumufasha ko Imana yashakaga kugira ngo haleluya mbashe kuba impano niyumvagamo mbashe kujya gute kuzikoresha ahandi hantu urahirwa wowe ni uri ahandi hantu ufite umudendezo ubasha gukoresha iki izo mpano zawe ni byiza ariko niba wumva hari ukuntu bitameze neza senga Imana izakuyobora ahantu ukoreshereza iki izo mpano zawe Imana idufashe kandi Imana itwiteho bigera igihe rero abadivinara bakundaga cyane nakundaga kuririmba nkumva nta handi najya nkumva iki ariko buri umuhamagaro w'Imana haleluya ni umuhamagaro utandukanye n'indi yose Imana itugirire neza Mose Imana yamukuye kwa Farawo mama wakimara kumubyara agira ubwoba kwa kumuheburayo byari kizira Farawo yashyizeho ko bagomba kwica abana b'abaheburayo nyina aramujyana amushyira ahantu mu gatebo amaze kuhamushyira ako gatebo ngo kagendaga hejuru y'amazi ariko kubera umugambi w'Imana Imana yari ifite kuri Mose haleluya umukobwa wa Farawo ngo agira igihe agira icyokere hari pisine mu rugo ntabwigeze ahagera ariko haleluya Imana ishimwe umuhamagaro w'Imana haleluya no umuhamagaro tangaje ahantu waba uri hose Imana yagukurayo kugira ngo igushyira ahandi hantu yishimira Imana itugirire neza bigera igihe rero umukobwa wa Farawo aramanuka ajya kuruza ajya koga haleluya inkuru ndayikunda nayo cyane igibasha kumfasha ngo agere igihe gutya ngo arajya koga ngo ahageze gutya abona ako kato akato ngo kari kugenda arangije aravuga ati bimeze gute arareba gutya ngo pfunduye abona mu mwana mwiza cyane haleluya rero buriya abanyamuhamagaro hari ukuntu Imana ibatoranya haleluya ariko ukaba wicaye ahantu kubera abantu muri kumwe rata ntubyiyumvemo neza ntagiye umuntu ukubwira ngo umeze gutya na gutya ntubyiyumvemo ariko kubera umugambi w'Imana Imana ibizahagukura Imana itugire neza Mose rero agira gute umukobwa wa Farawo gutya aramureba arangije agira gute amukuramo inkuru n'indende murazizi abirangira Mose agiye kurerwa kwa Farawo arakura abona ubuzima bwiza yishima nkuko nishimye mu badivantiste meze neza ariko Imana haleluya Imana ibona yuko Mose atazaguma aho hantu Imana ibona yuko haleluya afite ibibitsanyo by'Imana asifiwe Yesu Imana iritegeza avuga ati Mose ndi kubona azaba umucunguzi w'Abisiraheli Imana itugirire neza Imana irangije avuga ati ntabwo nkwiye kubona wishimye oya ntari abantu banje
Haleluya. Ubwoko bwa Isirayeli bwari umaze igihe Imana ishimwe bwaranyazwe, bwari buri kwa Farawo, bubabaye bumeze nabi, ariko Imana iratoranya. Haleluya. Ibona Mose yuko ari we uzacungura Abisirayeli. Inkuru ni ndende, ntabwo arizo nagambiriye, ariko kwako nkunda ijambo ry'Imana nazo nkunda kuzishyiramo cyane, ngambire ku muhamagaro w'Imana. Imana itugirire neza. Birangira rero Mose Imana imukuye mu munezero, yari ameze yishimanye n'abandi nta kibazo, ngira ati woya banza ugende ujye kwa Yetiro, aho hahandi igihe asanze igihuru kiri kwaka. Imana iramutoranya iramutunganya. Nanjye rero mama Areruye nabigeranya nk'uko gutyo. Hari igihe wishimana n'ifite inshuti nyinshi cyane, nishimana nabo, n'ubu n'inshuti zanjye tubana nabo rwose ibihe byiza, n'ubu butayo nagiye nyuramo bagiye bamfasha cyane, ariko nagira ngo mbabwire ngo bene data, umuhamagaro w'Imana utandukanye n'imvugo y'abantu. Imana itugirire neza. Imana yabonaga nta kibazo mfite rwose pe, ariko nanone kandi kubw'inyungu z'Imana cyangwa nawe kubw'inyungu zawe, Imana avuga ati reka mukure hariya mushyire mu itorero ry'umwuka. Imana itugirire neza. Haleluya. Ndangije rero, Imana ishimwe. Haleluya. Ndangije ndakomeza ndinangira. Niwumva ijwi ry'Imana ntukanangira umutima wawe. N'Imana ibikubwiye reka ibi, Imana ibikubwiye jya hanaha, ntukabyange, ahubwo uzajye winjira hehe mu muhamagaro. Kubera ko Imana nshakaga rero ko nakwicara hano nkabwiriza abantu, isi yose ikabasha kumva ubutumwa bwiza. Imana irangije inteza ikibazo cy'uburwayi. Kwinangira ni ikintu kibi cyane. Ngiye mu buzima busanzwe nkunda umubiri wanjye cyane. Okay. Iyo ndi muzima ndanezerwa cyane. Ngiye buriya nkunda gukoresha akantu iyo mbonye mu gitondo abana banjye bambaye kamambiri, nkumva bashyizemo biremeye, nkabona bagiye ku mashuri, nkabona umugabo aragiye, mba numva nezerewe. Okay, naho nta mafaranga waba ufite ako kanya, ariko mvune ngiye nkunda ubuzima cyane. Imana rero yabonye nkunda umubiri wanjye, nari umudamu ngiye nkunda kwambara neza. Icyo gihe nifite nk'ibiro nka 80, naracuruzaga ahantu hari mu Kabuga, mfite boutique nini, mfite agakantine ukuntu, ndi umudamu ntuje mbere aho ngaho, ngende ingeso nziza, nta kibazo mfite. Ariko Imana avuga ngo hoya harananirwa kugushyira. Imana itugiriye neza. Ndangije Imana inteza ubwo burwayi. Imana itwiteho, inteza uburwayi mbumarana imyaka 3, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009 ndumva ari nabwo bwashyizweho iherezo. Ndarivuje mu buryo butandukanye, njya mu bagorozi baramvura biranga, njya kwipimisha. Abantu benshi cyane bazi ko ngo kubera umuntu nakijwe gutya ngo ni uburwayi bwa sida. Kubera iki nari mfite ibimenyetso, nahoraga ntonyoka gutya. Kuko Imana yabonaga nkunda umubiri wanjye, avuga ati uriya muntu ntabwo ari kwinjira neza, reka ngire gute muteze ikintu. Yambwira abantu ngo Imana ifite iki? Abapolisi. Imana ishimwe. Imana igira abapolisi yohereza ku bantu bayo iyo banze kumva. Imana itugire neza. Ndabasha kuvugana n'abantu bakino mu byaha, niwanga kubivamo warumvise ijwi ry'Imana. Njya mbwira abantu twagira umugisha, dufite amatelefone, dufunga ku YouTube, amaradiyo n'iki, ku mateleviziyo, abakozi Imana bari kuvuga ijambo ry'Imana. Ariko nubyumva ukiziba amatwi, Imana ifite abapolisi nk'uko igihugu kigira abapolisi bakagenda bagacunga umutekano cyangwa bakazana umuntu wananiranye. Nanjye rero ubwo Imana ntumye umupolisi witwa iki? Uburwayi. Imana itugire neza. Ubwo burwayi mubara imyaka 3, nkahora nshwitagurika gutya umubiri wose. Ya myenda nari mfite mama, papa, imyenda nari mfite narashyize muri mari, mpora nifubitse gutya, mpora nifubitse, ndivuza ahantu hose, ndipimisha ahantu hose, uburwayi burabura. Imana itugire neza. Haleluya. Haleluya. Umuhamagaro w'Imana yumviye ibi bintu byiza, itaragutuma umupolisi wawe ibigerageza cyangwa iki, uza neza kandi ukaza wizanye. Imana itugirire neza. Ubwo burwayi mbumaramo igihe kinini, imyaka 3. Urumva ko ntabwo nari nkicuruza, byarahagaze. Uburwayi rero mbumarana igihe. Niyo jambo nasomye ngo imbabazi z'Imana, ngo ntabwo Imana izababaza umuntu, ngo ntabwo izamubabaza iteka, ahubwo ngo izagera igihe haleluya imugirira imbabazi zayo. Abantu bakeneye imbabazi z'Imana. Abantu bakeneye imbabazi z'Imana. Abantu bakeneye haleluya kubohoka. Abantu bakeneye kugirirwa neza n'Imana. Imana ishimwe. Bigera igihe rero muri ubwo burwayi ndavuga nti noneho ndemeye. Ngize gute? Ndemeye.
bakaza kambwira ati wagiye umukozi Imana akagusengera, wagiye nawe akagusengera. Mvuga se baransengera iki? Ariko mpora nihagaza nimeze nka Namani nawe yabanye na bira bibemba abana nabyo igihe kinini cyane, ariko bigera igihe ko Imana yamushakaga kugira ngo amenye ko haleluya mu Isiraheli, haleluya, amenye ko mu Isiraheli hari Imana. Yari afite umwana w'umuja buri Imana ntabwo igikoresha abantu bagaragara cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tugaragara nk'abatariho nyamara dutungishije benshi. Imana ikoresha kariya kaja agakozi nk'abaradukoresha, kabona shebuja agiye koga yari afite ibibembe, nanjye nari imeze nka Namani ariko nihagazeho cyane. Ndavuga ntabwo nzajya muri bari abasazi ngo bamere ukuntu runaka, ariko Imana ikabona ko nanjye ari byo bizampesha ubugingo. Imana itugirire neza, Imana itwiteho, haleluya. Ndangije rero ubwo burwayi bigera igihe umama arazambwira ati waje hano Kagugu kwa padiri ko hari umupapa uri gusenga Imana, kandi mama yari nagusengera uzakira nka kuriya Namani bamwingihinze. Arambwira ati niko waje tukagenda, hari biramo rimwe, biramo kabiri, biramo gatatu, karindwi, inshuro ziragera, ariko ikimana yamugambiriho kirasohora. Nanjye rero ndagenda, umupapa nyinjira gutya. Reka mbabwire abantu b'Imana, okay, waba umwuka w'Imana, waba wemere impuka y'Imana amatorose arawugira. Impano z'Imana ziriho kandi zirakora. Imana itugirire neza, haleluya. Impano z'Imana zirahari kandi zifite abantu babasha kujya gute kuzikoresha kandi bikaba byo, nubwo bavuga ngo barazipirata ibindi byo simbizi, ariko ngenda kurikiza iki ukuntu Imana yampamagaye. Umupapa nyinjira mu nzu arandondora, aravuga ati mama araseka cyane. Umupapa ukunda guseka serukato, Imana ihumugisha, yagiye muri za Norvege, Imana yamugiriye neza. Araseka aravuga ati mama, araseka ariko afite no kurira. Aravuga ati karibu. Ndagenda nta bintu byinshi yambaje, yambwiye ngo ni nature. Ndavuga se ndatura iki? Ndi kuvuga hano Imana ikura umuntu, haleluya, ikamugirira imbabazi. Ubundi ngenya nkuvuga kuba twicaye hano hari kavukire twavukiye mu bundi, kavukire twavukiye muri abantu baraguza, abantu bameze nabi cyane, ariko Imana ikakwitoranyiriza ikagufata. Imana ishimwe, ikagufata, yamara kugufata ikakunaga handi hantu kugira ngo uzabashe guha ubugingo. Data ntawe yarapfuye, ariko ndahamya ko yarimbutse. Badata bacu barapfuye, bararimbutse. Kubera iki? Kubera bari mu byaha runaka. Ariko turashimira Imana, rata, haleluya. Turashimira Imana tugejeje uyu munsi wa none, yaradutoranyije. Njya mbwira abantu tuba twarapfuye kera, imyaka dufite ni myinshi, tuba twarapfuye kera tukarimbuka, ariko Yesu ahabwa icyubahiro ko yadutoranyije kubisa kuba twicaye hano. Imana ishimwe. Uwo mupapa arangije aransengera arambwira ngo ni nature. Navuga kwatura ni iki? Ijambo ry'Imana ravuga ngo nimwaturirana ibyaha byanyu, nimwaturana ibyaha byanyu. Ntabyo narizi, ntabyo mu badivare bigeze batubwira. Ahari simbizi biriya mpyisi yavugaga ati nabwirije abantu namenye nabyo byari birimo, ariko mgiye kari akantu mpyisi yavuzeho karamfashije cyane, bituma nanjye niyumvamo. Ndavuga ariko se ntiyatubwirije gute, bimeze gute? Bituma nanjye mbasha guseruka, impano zindimo ndazisesa, zingira umumaro, zigira n'abandi bantu bose. Imana ishimwe ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo impano yungura itorero. Imana ishimwe. Mamunya kubwira abantu impano, itorero ridafite impano z'Imana rirakomeza rikagwingira. Ahari waba umusomyi wa Bibiliya, ariko hagombye kuboneka n'abandi runaka ko impano z'Imana mu gitabo cy'Abakorento 12 kuntu zivuga ngo bamwe bahabwa kwerekwa, bamwe bahabwa ubuhanuzi, gusengera abarwayi, kwirukana abadayimoni. Izo mpano zose zakagombye kuboneka maze itorero rigakura. Imana itugire neza. Umupapa yarangije aransengera, amaze kunsengera kwatura, ariko namubwiye nti ibyaha nge nta byaha ngira. Avuga ati mama nta soni, nta byaha ugira. Avuga ariko cyese nta kibazo mfite, nge umuntu ngeso nziza bisanzwe pe. Bavuga ngo ahatari umwuka w'Imana abantu babiki ibyigenge. Imana itugirire neza. Nakundaga kujya gusenga nanyweye akantu kamwe nkayekenya inturusu gutyo, n'ako kantu nakoraga, ariko wabicaranye n'umuntu ntabashe kuba yabibona niki. Haleluya. Ariko Imana ishaka kuzaduha ubugingo, Imana ishaka kuzadushyira handi hantu, haleluya, ho mumaro. Hari ahandi hantu ibasha kugukura ikanagutereka. Imana itugirire neza. Umupapa aransengera
aransengera ambwira ati noneho rero ubwo ntabyo ufite reka sasa nkwereke ntabwo avuze ngo reka nkwereke ahubwo niko nabitekereje avuze ati reka Imana igira ikikora barandondora ambwira utuntu twinshi cyane ambwira ubuzima nabayemo arabimbwira ambwira aho navukiye ambwira agahinda nigeze kugira nigeze kuzangira umubabaro cyane nkagira umubabaro maze gushaka ngira umubabaro cyane umubabaro ukamfata cyane nabasha kubwira n'uwo turi kumwe ntabashe kubyumva neza ariko arangije anyibutsa ati umubabaro ugira umubabaro uzashira ariko wakira umwami Yesu n'umukiza umubabaro uzabasha gushira aruko haleluya ubashije kwegera Imana neza ntinda yegera arandondora mbese ibintu byinshi amaze kundondora ibintu byinshi ngira gute ndavuga si ibintu ibiki ese yavuganye n'abantu ese mama wanzanye yabimubwiye Imana itugire neza arangije kumvugaho ibyo bintu byose arambwira ati rero mbonye ugiye gukorera Imana mu buryo butandukanye ati kandi iyo ndwara ufite ngewe nagiye nyambwira abantu ngo ari umuntu uhura na Yesu ahetse umusaraba abandi bagahura na Yesu atanga imitsima abo ntago bakomera kimwe nge numva ngo abantu baragwanga bikiri biki ese wagwa gute warahuye na Yesu ahetse umusaraba ari mu mibabaro akagukura mu mibabaro wabasha kugwa gute Mana itugirire neza navuga se Mana bimeze gute arangije aransengera arambwira ati ubwo burwayi bwawe uhereye umunsi Imana iragukijije bwari bwaranzengereje ari nemeze nka wa mugore umaze imyaka 38 ahora ava buri gihe nanjye narivuje ahantu hatandukanye cyane urwaye rw'imyaka 3 byaranze ariko Imana yaranshakaga Imana yigira abapolisi tumaho abantu kagutumaho abapolisi nyine bakaza bakakuzana Imana ishimwe hari kuba nicaye hano ni cyane cyane inyungu z'Imana ko twebwe turi ikoresho by'Imana kugira ngo tubashe kuzana abantu kuri Kristo ariko nawe ufitemo inyungu nyinshi cyane Imana ishimwe nyine ni wumva ijwi ry'Imana winangira umutima ugiye tuza Imana itaragutumaho iki abapolisi yego aransengera ambwira ngo uhere umunsi ngubwo burwayi burumye nagiye nitwikiriye gutya mama nagira nkubwire ngo imyenda myinshi stoke y'ibyo kurya ntago byaguhesha ubugingo nta nubwo byaguhesha amahoro ariko kwakira umwami Yesu n'umukiza utiriwe urwana nibyo byaguhesha iki amahoro Imana itugire neza aramaze kunsengera arambwira ati Imana igize gute iragukijije Imana ishimwe ati Imana iragukijije sinabyemera neza ariko bwarakiye mu gitondo bwa burwayi nafite umubiri wose nasheshe gutya ibibemba hano ndetse isura gutya nisiga utuntu tudutibe n'iki twose ndinzo ukuntu yakukuntu ariko ndegena ndatonyoka ashize imyaka 10 ubwo burwayi bushize niyo mpamvu ngiye nta mavuta mfite ndumva ndi mu mwuka w'Imana ndagenda nta kibazo nta bintu ngishyira buri Imana itarakwigisha ku mubiri yo yaravuze ngo ururwanye numara kubora haleluya nibwo nzareba Imana ngo kanda amasaza yibona ngo ntabwo arayundi ngo ahubwo ni ngiye uzayibona hari igihe uruhu rubora ariko rurakabura warinje muhamagaro w'Imana ngiye kugera n'ahandi hantu kuri Imana ikimpamagara nyine ibyo biro 80 nagiye ngabanuka Imana bure yaguhamagara uzaba igikoresho runaka harani kunyuza winjira mu mashuri uko muzi umuntu yiga kiga nyuma akabona diplome agahesha umumaro ababyebe cyangwa inshuti n'abavandimwe cyangwa n'igihugu rero nizabona umukozi w'Imana hari ahantu Imana igucisha kugira ngo ikuremo inkamba zose zikuvemo Imana itugire neza ni cyambere Imana nkije ubwo burwayi ndakira umwami Yesu n'umukiza ndagiye ntabwo niko ngiye kubatizwa bwa kabiri ninjiye mu barokore ndasenza Imana bijye Imana avuga ngo handi hano nzagushyira birangira noneho Imana inkuye muri boutique nandi mfite kantine nkabona ibintu birahomba nkamina fuso y'ibirayi hara mu kabuga namara kubimena njya kona nkabona hashize iminsi nta muntu uri kungura ibirayi biberaho ngaho kantine nkabona nta ugura nta ugira gute birangira gutyo sasa ninjira mu butayu sasa noneho hari abari muri ibyo tuye kunemba ngo unchure ngo mvugutira kandi unchure inkamba zimvemo umindure icyuma cyawe ukoresha yego miyo ndirimbo dukunda kwirimba abantu bakira umwami Yesu n'umukiza ariko hari inkamba Yesu abagira ngo agukuremo hari inkamba Yesu abagira ngo agukuremo akuvugutire nurangiza wicare hano kuba nice hano ni inyungu z'Imana n'inyungu z'umuryango wanjye n'inyungu zawe uri kunyumva Imana ishimwe ndangije rero boutique irahomba imaze guhomba ndamanuka mama yari yamva ku biro 80 ndamanuka ndagenda ngera ku biro 50 ndamanuka ngera ku biro 40 sasa mfatwa n'inzara
buriya rero nta Imana itagukura kandi Imana itakurengeye nta wundi muntu wakurengera. Imana ishimwe. Ariko najya gusenga Imana ikavuga ati mwana wanjye nzakugenda neza, nzagutabara, nzakugaburira. Haleluya. Nzagutabara, nzakugaburira. Iri jambo nasomye mu maganya ya Yeremiya haravuga ngo haleluya, haleluya, ngo ntabwo nzababaza umuntu wanjye iteka, ngo ahubwo nzagira igihe mugira iki, mugirira imbabazi. Imana itugirire neza. Ndamanuka ngera ku bibiro 40. Icyo gihe nari mfite abana 4, mbyaye uwa 5, mubyara nta mituweli, nta mwenda w'umwana. Ndaza hano Kagugu ndangije barambwira ati mama imyenda y'umwana irihe, kandi imbere abana 3 nari mfite 3 nagendaga kubyara ku Muhima CHK nkurira varize ngenda gutya. Ndagira nkubwire ngo Imana igushaka ntabwo ibirinzi kunyuzamo, ariko nashaka kumbwire ngo niba Imana izakugira igikoresho irabanza ikagutunganya, yarangiza ukicara aha hantu ukabwiriza abantu, isi yose ikakubona. Imana ishimwe. Isi yose ikakubona, umuntu akavuga ati hari nanjye ubuzima Imana yabasha kubunkuramo, ahari nanjye ubwo meze gutya. Haleluya. Hari ikintu Imana yabasha gukora ku buzima bwanjye. Imana itugirire neza. Ndangije njya kubyara umwana wa mbere namubyaye 2010, umwana wa 4 nta mituweli, nta mwenda w'umwana. Birangira nza hano ukagumba umusitari nyine bamwe ati nta myenda w'umwana ntaki. Birangira ntaki nta umwana wanjye baramufasha bamushyira mu mwenda wa wundi w'abatrave abantu bakunda kwambara gutyo. Birangira rero nongeye kandi ndabyara. Namaze imyaka 3 mu nzara, ariko najya nkubwire gutabara kw'Imana. Imyaka 3 irashira. 2008, 2009, ubwo natangiye 2007, 2008, 2009, 2010 nibwo nagiye kubyana, nabwo ndi mu butayu bukakaye. Wowe urata imyenda iragenda inyenzi zikazirikije muri bavuga ngo tubitse ubutunzi bwacu aho ingesi n'inyenzi zitagera. Haleluya. Mu gihugu cyo mu ijuru buririmbye yaravuze ngo imirimo y'abera izibukwa. Imana ishimwe. Imyenda sinenye kayigira, nta mwenda nari mfite, nta muntu wanyuragaho. Imana ishimwe kandi tugire neza. Birangira rero iyo myaka 6 nyuze mu nzara, ngewe ndi umuntu wajyaga ngaburira abana iminsi 3 ishize. Nabwo ari Imana munakazana ikiro cy'ubugari, nabwo bigenze gutara umwuka Imana wamuhase. Nkabona araje arakomanza aramukabugaho nabaga avuga ati mama yari yabitaga asanga twasinziriye, yarangiza agakoma nkabona isoro y'ibyo kurya, akambwira ati ibi biryo nzanye ni umugabo wanjye, urabizi ni umumotari ubuzi yakoze ejo ariko ari buze atumva mbabarira usuke vuba ibyo biryo mite subira mu rugo. Imana itugenza buri Imana yaguhamagaye ikagushyira ahantu yakuzana ibikona. Haleluya. Tewe yaririmbye ngo rizaba imbuto ntirimungwa. Imana ishimwe. Ntabwo rimungwa. Imana yesu ko nzicara hano nkabwiriza abantu, nkabwira abantu bagifite ibyiringiro bike, nkabwira abantu bari mu kababaro yuko Imana ibasha kuruhura. Birangira ndongera nsubirayo mbyara undi mwana, bwo bimeze gutyo. Abaganga bakambwira ati se mama bimeze gute? Ngiye nigeze umunsi umwe nari ndi mu mwuka, ariko icyo gihe mfite n'umubabaro. Umuganga arambwira hano Kagugu, arambwira ati mama ubundi ubwo ntabwo uri umusazi kubona umugabo agutera inda, yamara kugutera inda amezi 9 agashira, nta mwenda, nta mituweli, bimeze gute? Njya mwifuhe ry'Imana, buriya hana hari ukuntu yasengaga atavuga, ariko bigera igihe buri ikigegezo cyakaze kiba kigiye kurangira. Yamuvangiye aramubwira ati niko uzageza hisindwe ryawe, hari ikigegezo kinuka kigakara nabo muturanye bakakibona. Ntabwo nababwiye ukuntu bankuye ku murongo w'imbere muri korari, nabwo ndabigeraho. Imana ishimwe kandi tugire neza. Bigeze aho muganga amaze kumbwira gutyo, njya mwifuye ry'Imana avuga ko Mana kukibe wabiteye ko nari umugore uzi gukora, ngiye mama iranzi gucuruza, bimeze gute? Naje ndambwira nti reka nkubwire muga nukuri, okay uri muri lisansi yashobora kuhembwa wenda 2,500 cyangwa 300, ariko ngewe ayo mafaranga mureba gutya, nabwo ayo mafaranga nayakoreraga mu minsi 2-3 ngewe nyunguka. Ngushatse kuvuga ushaka kuba kuri umurokore, ngewe ndi umurokore.
mpamwe rero kuba nta mwenda w'umwana nibihe byangereyeho akavuga ati okay nta kibazo ariko nyuma yaragarukaga buriye wavuganye n'Imana y'Imana igushize mu ishuri ryayo haleluya umurimbyi yaravuze ngo iragukaranga ntigigushiririza igenda ishyira mu tuntu bikagera igihe uzaba inyama nziza abantu bakakurya bikagera igihe uzaba ubunyobwa bwiza haleluya abantu bakabasha kukuryaho bakaryoherwa Imana yagimbwira ati mwana ugiye kubyara ariko nta kintu uzabura nkoresheje abantu ubundi Eliya igihe yarahunze Yezebeli Imana yabonaga yuko afite ikindi gihe azakora Imana yabonaga ko atari yimika Elisa yabona ko atazimika abandi bakoze Imana batandukanye muzi ntabwo Eliya ntabwo yabibonaga ariko Imana imuremera iki akantu navuga kakabizo nka kariya Yona Imana yamuremeye agenda ku mugore Sarifati atoragura udukwi gutyo nanjye rero namaze kubyara Imana intumaho abantu abakozi b'Imana banzanira utwenda bambika umwana wanjye umuganga agarutse asanga umwana wanjye arambaje kuri Arizamu aravuga ati mama bite ni nyine yambaye nuko nkomeza muri ubwo buzima inzara irankubita ariko nkomeza nsenga Imana ndashaka kubwira mwene data niba uri mu kigerageza ishuri Imana yagushyizemo ujye wisunika mu Mana wisunika usenga ukomeza usenge niyo mpamvu nasomye iri jambo ntabwo izababaza umuntu ngo iteka haleluya ngo izagera igihe mugirira imbabazi Imana tugire neza ibyo mbamo imyaka 6 nunzwe n'amanu bigera igihe muri koragura ninje mu murimo w'Imana ntangiye kuririmba umwuka w'Imana za mpano navuze numvaga mu badive niki ntarazikoreshaga ziratangira zirakora impano z'Imana zikanzaho na hano akavuga tumukena hano uriki isi idafite ishusho ngo ari ku mwuka w'Imana haleluya umwuka w'Imana ngo yayigendaga hejuru haleluya shaka kuba nta shusho ufite ariko ufite ibibitsanyo by'Imana shaka kuba abantu bakubona ko nta kigenda ariko muri mu muhamagaro w'Imana guma mu muhamagaro neza wita ku by'abantu bavuga ahubwo komeza ujye imbere haleluya komeza ujye imbere haleluya kandi mu rugendo haba harimo ibintu bigufasha nibiba bimeze nka serumu buriya manu umuntu yamaga ikiro cy'umuceri mu bana 5 ikiro inusu cyangwa akakawunga kantu gakeya cyane nkuwavuga se Mana nzarya mpage bizagenda bite kandi twarariye ibiryo byiza ariko habaho igihe Imana ikabasha kugucisha ahandi hantu bigera igihe rero iyo myaka ikomeza gutyo imyaka 3 irashyika bigera igihe ngo ninje mu murimo w'Imana nyine bankura ku murongo w'imbere kwereka nta shusho nari mfite haleluya nta shusho nari mfite ariko umwuka w'Imana yagendaga ku buzima bwanjye Imana agendaga ku buzima bwanjye isi nayo yari nta shusho yari ifite rimeze gutyo nyine ariko umwuka w'Imana agendaga hejuru bigera Imana yavuga ngo ntabwo nshaka ko bikomeza kumera gutya Imana ishimwe ntabwo nshaka ko isi ikomeza kumera gutya buri Imana yururutse ku haleluya Imana yurutse ku buzima bw'umuntu gibasha gucangura hasifiwe Yesu Imana ishimwe igibasha gucangura avuga ati ibi nibi gutya na gutya ndangije rero bankura ku murongo w'imbere ko nta shusho nari mfite nambaraga nyine bicayirane umuntu yanagukubura kenda mama nukubura umuntu mwenda papa musore nukubura uzama wenda kantu gakanyakanya ntabwo kwa kari mu ishuri ntabwo uzamanura ikanzu yanjye yawe ibaze ngo bashe kuyimuha oya Imana izakuza kuzamuha kandi kantu gakanyakanya kuko Imana nigutabara isaha turambara umuntu akakujyana ahantu ugashopinga ukadodesha akakudoda kubera iki ni isaha y'Imana ariko isaha y'Imana itaragera babasha kuguha utuntu ducirikanye ujye utwemera natwunyurwe yuri mu bushuri ry'Imana ntabwo Imana kwemera kwambara ubusa twageze igihe twambara ibicirane ibintu bidafite ishusho nyine ariko Imana ishimwe ku mwuka w'Imana yaraturiho haleluya Imana ishimwe yuko Imana igeruka ikavangura ibintu ndi kuvuga hano mwene data ndi kukubwira ngo ibi bintu ni ibintu bifite imbaraga ni ibintu utanabasha kuvuga Imana itagususa umwuka w'Imana ni ibintu abantu beshere bajya bibagirwa n'ubundi turacyari mu rugendo kandi ntabwo turahagera ariko paraporo y'ahantu twavuye Imana ishimwe nibizi saha mbasha kugara abantu 10 mu rugo bakarya nibizi saha mbasha kugira ahantu njya runaka nkakora umurimo w'Imana gakeya ntabwo mbere bitaremeraga yudafite ishusho ntabwo abantu bakwibonamo kuba nice hano hari imbaraga Imana yakoresheje nyinshi nge nta mbaraga nigeze nkoresha ariko kubera Imana tubwiraga ibintu bikomeye mu gihe gikomeye Imana ishimwe kugira ngo nawe ubyumve kugira ngo umva ahantu uri ko Imana basha kuhagukura bigera igihe bankura ku murongo w'imbere Imana tugirire neza
buriya abaririmbyi n'abana beza cyane, ariko nibikugeraho ujye wihangana ugume mu muhamagaro. Eli amaze kubwira Hana, amubwira ngo wa mugore uzageze isindwe, ntabwo yahise amubwira ngo ya ngo ndakwiyamye n'ibiki ngo ntabwo uzi ikibazo mfite. Abantu benshi baheje ku musozi no gusuzugura no kudahagara mu gihe barimo, yuzi igihe urimo, yuzi ishuri rimo. Haleluya, ubasha kujya gute kwihangana. Eli yaramubwiye tuzagezwe isindwe ryawe, yaramubwiye ijambo ribi, ariko Hana ari mu mwuka w'Imana. Haleluya, aranjambwa tumva ntabwo nasinze, ahubwo namaganya ndi gusuka imbere y'Imana. Imana itugirire neza. Rero mu ishuri urimo ndashaka kubwira ngo ujye ugendana n'umwuka w'Imana. Udafite umwuka w'Imana watukagenda gute? Bigera igihe banshyira inyuma, ariko Imana ishimwe ko n'ahantu inyuma ku murongo w'inyuma, haleluya, Imana igibasha kugusangayo. Imana ishimwe. Umukozi w'Imana umunsi umwe Selemani adusura muri korari, dusenga twasize amasengesho y'iminsi 2 y'ijoro, ndabyibuka ntago nzabyibagirwa. Ahantu ari Imana imuhumugisha, ngiye nkunda abahanuzi, ndabakunda. Hari igihe umuntu ajya gusenga bagasoma Bibiliya kubera inzara, kumva ni nk'ikinyamateka, ariko kubera ko hari ibintu biri ku mutima w'Imana, hari ibintu bundi bitanditse muri Bibiliya ko biri ku mutima w'Imana, bitewe nuko baye hafi y'Imana. Umuntu uzaka kubwira ati humura mwana wanjye, nzakugaburira uzashira inzara. Haleluya, nzakugeza handi hantu utabasha kugera. Imana ishimwe. Ibyo bintu Selemani arabimpanurira. Nanjye ahantu nari ndi inyuma niki, nari imbaganiza bamwe agati mama yiruzi kuririmba baye mu wadifa, ariko rudi inyuma. Haleluya. Ako dushimiye Imana, dushimiye Imana yuko abo bantu bose bambona mvuga ubutumwa, abantu mu matorero nkavuga ubutumwa, abantu bakavuga ati koko hari ahantu Imana igikura umuntu. Imbabazi zayo rero zihoraho ibihe n'ibihe. Igibabaza umuntu, Imana ishimwe, ntago ibabaza umuntu, ariko bigera igihe ikamugirira ibambe. Imana ihabwe icyubahiro. Selemani ati haguruka mama, nubwo uri inyuma haguruka. Imana izakugira neza, Imana izaguta. Ibyo bintu ntabwo nabisomye muri Bibiliya. Yego abantu bavuga ngo kumwe Imana zantabara icyo tuma ntamwara mu maso yanjye hagakomera, ariko narabisomaga nkumvuga n'ibyo abantu runaka, n'ibyo abantu bakera. Ariko Imana igihumugisha abakozi b'Imana, abahanuzi, natwe tujya duhanura abantu. Ngiye ubuhanuzi ngira naho baba bakubwiye ngo urapfuye, ariko bitewe naho Imana yankuye umwuka w'Imana kuko yari bwe yababwiye, ariko nkakubonaho kuzakurema, nkakubonaho venire yawe ari nziza, nagusengera upfu ukabasha kujya gutekukuvaho. Humura, sinzi ubuzima urimo, ariko humura, niba ari Imana yakuvuzeho. Imana ishimwe. Kandi niba uri kunyumva utari wakira umwami Yesu n'umukiza, wabasha kumwakira. Imana itaragutumaho bari abapolisi b'uburwayi, wabasha haleluya kuza ugakorera Imana. Imana itarazana ikindi kigeragezo. Nge nicyo nakundaga umubiri wanjye, nkakunda kwambara neza, nkakunda kurya neza, ariko Imana avuga ati uyu mubiri wa mama Eliya reka nguteze iki ubwo burwayi. Imyaka 3 irashira. Imana itugire neza. Rero njya ku murongo w'inyuma, ariko Imana aho Imana igibasha kugira gute kuhasanga umuntu. Imana itugire neza kandi Imana twiteho. Ibyo bivaho, ariko Imana igenda ibana nanjye, bankubura kenda agakanzu ukuntu bigera igihe kurya nyine nkarya gake gutyo, bikora hafi y'Imana. N'abapagani bariga nabo bahura n'ibibazo, ntabwo ari abakozi b'Imana gusa, n'abantu banze batizera bariga, ariko amashuri yabo barayiga baguhura n'ibibazo. Nyuma ntaho Imana yabatara, kuko Imana igivura ababi n'abeza, nubwo yabatabara ariko basiga inkuru mbi. Bavuga turi mudamu rw'Imana mugiye neza, umva ndimo amadeni. Bavuga turi mudamu yarabisambaniye. Ntabwo ubuhamya bwe buba bwiza. Imana itugire neza. Ariko Imana yo yagutabaye ikagutabara, ari ikoresha imbaraga zayo, nta bwenge, nta muntu mu muryango kubwatereka ngo ufashe, ahubwo ari Imana ikoresheje abandi bantu ubasha kuzamuka neza. Waba wicaye hano abantu bakubona bakavuga ati turafashijwe. Imana ishimwe. Rero mva ku murongo w'imbere, ngi inyuma, ariko nari ndi mu mwuka w'Imana. Niba gukura ku murongo, niba gukurana imisatero nagaragara mu butayu, nta muntu utaha ubukwe bwarabaga, nta no gushyingura. Wacu hano hafi Gitarama, ndabyibuka muri umuntu wanjye yapfushije umwana mbura igihumbi cyo kujyayo 2010, mburi tike kujyayo. Yesu yaravuze ngo mureka abapfu bahamba abapfu babo nyine. Kubera iki? nta bushobozi ubufite. Iyo hamagawe na Yesu ataraguteturura nta kigenda.
Imana itugirire neza. Bigera igihe rero ubwo wari umwaka wa 4 gutyo wa 5 sinakubwira inzu rero nagiye kuba mu nzu akazu kangana gutya n'abana 5 naravuye mu nzu ibyumba 3 4 na saro umugabo witwa Agustini mu Kabuga Kibatsinda. Imana imuhe umugisha kandi mugire neza. Ni umupapa twagiye dusengana Imana araza arambwira ati mama Eliya ngwino mbacumbikire ngiye kureba inzu ngiye kujyamo ngurisha ibintu byose ubundi mu butayu ugenda gutya. Niyo mpamvu n'igihugu kijya mu ijuru n'inzira ifunganye niko ijambo ry'Imana ryambwiye. N'inzira ifunge nta bintu winjiranamo ugenda wenyine ntabyo kuvuga umugore reka ntabwo byinjirana mu wundi inzira ijya mu ijuru cyangwa inzira Imana yateguyemo umukozi wayo. Hari ibintu Imana ibanzika kwambura. Paul avuze ngo ibyarindamu yanjye. Eliya muhamagara. Haleluya. Yaramubwiye amuteye umwitero arafatwa aranje amubwira ati reka ngiye gusezera.